Bitekerezeho nawe uhagurukiye gushaka amaramuko y'umuryango wawe, uraye ijoro ryose urinda umutekano w'abandi n'ibyabo, hanyuma mu gitondo aho guhembwa cyangwa gushimirwa ugahindurwa umufuka w'imyitozo w'ibipfunsi, ukanyagirwa n'amakofi n'imigeri n'umuntu wagakwiye kuba kurinda akuryoza ikosa ritarasobanuka. Ibyo bintu ntabwo ari ibyo mu mafilime y'indwano, ahubwo n'ubunyamaswa bwabereye mu maso y'abantu mu mujyi wa Kasumbalesa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Video y'umukozi w'urwego rw'umutekano wakubise umwungirije nk'uri mu myitozo y'iteramakofe yakuye umutima abantu benshi cyane muri Afurika yo hagati ndetse n'uburasirazuba. Niki cyishe inyuma y'ubu bunyamaswa kandi se ku gihohoterwa rishingiye ku bakozi bakiri hasi rikomeje gucecekwa. Kuri wa 19 Nyakanga 2026 amashusho ateye ishozi yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yakwiriye umubumbe wose mu kanya nk'ako guhumbya. Muri aya mashusho hagaragaramo umugabo w'umukozi mu kigo cy'abikorera gicunga umutekano utwaza igitugu kandi ukoresha imbaraga z'umurengera, arimo gukubita n'ubugome bukabije umukozi ushinzwe izamu. Kuri uyu muhanda ugana Lubumbashi mu mujyi wa Kasumbalesa Douane, umujyi usanzwe urangwamo urujya n'uruza rukomeye n'ubucuruzi bwinshi, ibyahabereye kuri uyu mupaka bikaba byerekanye isura y'agahomamunwa n'ihohoterwa ryo mu kazi. Uyu muyobozi w'agahomamunwa usanzwe ari n'umuteramakofe w'umwuga ucagase niwe wahinduye uyu mukozi wakoraga cyangwa uyu mukozi twavuga ko ari umuzamu akamukoreraho imyitozo y'ibipfunsi. Ikosa rishaka guhabwa uyu mukozi ngo nuko yaba yagize ukudahabwa uburenganzira bwo kubura ku kazi ke cyangwa icyo bita absence non justifiée, ariko se mu mategeko y'akazi cyangwa mu cyubahiro cy'ikiremwa muntu hari aho ibihano by'amakosa yo mu kazi bihinduka inkoni n'imigeri, hari aho amakosa asubizwa n'ibipfunsi bimenagura imbavu. Iki kibazo cyazamuye uburakari mu nzego zose z'abaturage b'i Kongo ndetse n'abakurikirana iby'akarere k'ibiyaga bigari. Iyo ukurikije amaso cyangwa witegereje neza iyi video, nubwo iteye agahinda cyane ku buryo ushobora kubona no guhitamo kwifunga kubera ko iteye agahinda. Urabona neza ko uyu muyobozi utavugwa izina kubera iperereza yari afite intego yo kumena amaraso. Yakoresheje ubumenyi bwe bwo gutera ibipfunsi, asunika uyu mukozi amukubitagura ibipfunsi, amukubita mu maso, mu mbavu, amutura hasi, arangije amugerekaho n'imigeri mu gihe uyu mukozi amwinginga amubwira ko ari umuntu nkawe udafite n'intwaro yo kwirwanaho. Iki kibazo gishyira ahagaragara urugomo rukorwa n'abayobozi bafite ububasha buke mu biro by'abikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibigo birinda umutekano biba bifite abakozi basanzwe bahembwa inica nikize, ariko bagahura n'igitugu n'akarengane barenzaho no gukubitwa. Kasumbalesa ni umujyi w'umupaka uhuriramo amafaranga menshi, ariko nanone harangwamo amakimbirane n'umuvuduko ukomeye w'ubuzima. Muri iki kigeragezo uyu muteramakofe w'umwamateri yumvaga ko ari imana nto cyangwa mungu mwenda nk'uko babivuze, ishobora kwica no gukiza, agafata umwanzuro wo kwihanira no gukoresha ingumi ze cyangwa intoki ze z'ubugome mu cyimbo cy'amategeko agenga abakozi. Ariko nk'uko biba kenshi mu gihe cy'ikoranabuhanga, ubunyamaswa ntabwo bwagumye mu mwijima. Kamera y'umuntu wari hafi aho yafashe buri kantu, buri kofe na buri jwi ryo gutakamba k'uyu muzamu. Iyi video yahise ihinduka igisasu ku mbuga nkoranyambaga. Abanyekongo n'abaturanyi babo batangiye gusaba ubutabera, bavuga bati ubunyamaswa bugomba guhagarara. Ubwoba n'uburakari bw'abaturage byatumye ikigo cy'umutekano kirebwa n'iki kibazo cyitwa Watchman Youth Security cyangwa WASI kidashobora gukomeza guceceka. Kuri wa 19 Nyakanga 2026 cyasohoye itangazo rikomeye cyane aho ryashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru bwacyo i Kasumbalesa.
muri iri tangazo wasi yamaganye byimazeyo ubunyamaswa bagize bati wasi ihamije n'uburakari n'ubukana bukomeye gukorwa ku iki gikorwa cy'urugomo. Ibi bintu binyuranyije n'amategeko n'amahame yacu y'umuco ndetse n'amabwiriza yibanze cyangwa amategeko yibanze ndetse n'amategeko n'amabwiriza agenga abakozi bacu. Ariko se birahagije? Ikigo wasi ntabwo cyagarukiye mu magambo gusa, kuko umuvuduko w'amashusho waruremereye cyane, bahise bafata imyanzuro ikomeye kandi yihuse. Umuyobozi wagize uyu mukozi umufuka w'ibipfunsi yahise ahagarikwa ku kazi ako kanya mu gihe gitegerejwe umwanzuro w'iperereza ryacukumbuwe n'inzego z'ubutabera. Amakuru agenda agaragara inyuma cyangwa agenda yumvikana inyuma y'amarido ni uko uyu mugabo, uyu bandi nkawe, yahise atabwa muri yombi na polisi, akaba afunzwe kugira ngo aryozwe ubunyamaswa yakoze. Ku rundi ruhande rw'uyu mukozi wahohotewe, itangazo rya wasi rivuga ko yahise yitabwaho avuzwa mu rwego rw'ubuvuzi kandi amafaranga yose n'uburyo bwose bw'ubufasha bukaba buri kwishyurwa n'iki kigo. Ibi ni ibintu byiza, ariko bikaba bisiga icyuho cy'ibibazo byinshi ku mutekano n'icyubahiro by'abakozi mu bigo by'umutekano. Iki gikorwa gikomeye cyabaye kikaba gisiga isomo rikomeye. Ntabwo tugomba na rimwe kumenyera cyangwa guha urwaye ihohoterwa ryo mu kazi. Kenshi na kenshi abakozi bakora mu nzego zizamura umutekano basuzugurwa n'abayobozi babo, bagafatwa nk'abantu batagira uburenganzira. Ariko uyu munsi ikasumbelesa hasesekaye icyubahiro cy'ikiremwa muntu kigomba kurindwa n'amategeko y'akazi ya Kongo. Uyu muteramakofi w'umwamateri yumvaga ko azakubita umuntu uyishakiye ndetse bikaba byahishwa cyangwa akaba nta wagira icyo amutwara, ariko imbaraga z'itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga zerekanye ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Iperereza rirakomeza kugira ngo harebwe niba nta yandi mabi nk'aya yajyaga akora muri iki kigo cyangwa mu bindi bigo bishinzwe umutekano muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ubutabera bwashyizwe bukoze akazi kabwo, ariko urugamba rwo guharanira uburenganzira bw'abakozi biracyari rurerure. Iki gikorwa cy'indengakamere cyabereye ikasumbelesa kigomba kubera isomo ikigo cyose n'umuyobozi wese wumva ko imfashanyo n'ububasha bafite bibaho uburenganzira bwo guhonyora abanyantege nke. Uratekereza ko ari ihe myanzuro ikwiriye gufatirwa uyu muyobozi wakubise umukozi we? Mbese ibi bigo birinda umutekano bikwiriye gukorerwa ubugenzuzi bwunganiwe butandukanye? Si igitekerezo cyawe aho hasi habugenewe, kandi subscribe kandi ukore share kuri iyi video kugira ngo ubunyamaswa butazigera bwongera kubaho ahandi. Komezwe na mugenzi wacu mu gucukumbura ukuri.